vuga ngo umunyarwandakazi mwiza. Oya, gusobanura umuco nyarwandakazi. Noye muco nyarwanda suri gusobanura. Uko aha. Hari abasore ariko abasore njyambagaya. Abasore mbwira ati ngwino nsure yanjye avuga harya abo babyeyi ibisimba. Umusore abashaka icyo ubwo. Ni yihe sene wakiniye mu rugo bigateza ikibazo? Sambiri ufite umukunzi. Cha. Ngambwira ukumva itariki y'amavuko yanjye. Yeah, ndabasuhuje, welcome again, and I said welcome again. Murakaza neza kuri guys, ndi mukumwe n'umukobwa mwiza ndaje mubabwira. Ngaha se kunaniwe. Waraye he? Waraye mu kazi. Ariko radukunda watuzindukiye koko. Guys, usko mutabyemera ubu ngubu turi 3:30. Yatubwiye ati mvuye mu kazi ndahita ntambuka mbaceho ubwo nimutaboneka mu gitondo nanjye ntago mari. Urumva ko no mukobwa yakize. By the way, ndongeye kubasuhuza murakaza neza kuri Hozi Hub. It's your boy Ramzi. Kandi mbanze nshimire buri wese ukumya gukora subscribing, sharing, likes, comment zanyu zitugeraho. Abantu batubwira ngo muradukunda natwe turabakunda cyane kabisa. Kandi umutima ukunda muhorane. By the way, ndi kumwe na Isimbi bite? Ni byiza. Waramutse? Iko. Akasha waramutse? Umeze ute? Shameze neza. Twaraburanye. Twaraburanye. Nagara amezi n'umwaka igihe ngo heruka umaze hashize umwaka ngo heruka turi mu kwa munani ngo heruka mu kwa munani ku mwaka ushize. Harya ibijumba. Nokuri. Nese la filme twashotinze ari rya. Mu kwa 3 afite yanjye. Mu kwa 3 ku mwaka. Ese ko mu kwa munani nibwo nangiye sinema. Waretse kubeshya abantu. Oh yes. Njewe impamvu rero mba mbivuze nuko mba nzi ko abashize igihe kinini cyane. Oya, njewe ni nkaho natangiye sinema mu kwa munani, ibyumweru bibiri bibanziriza kwa munani. Nibwo natangiye. Nibwo watangiye sinema. Siko uzi imyaka ubwo nkurusha muri sinema. Rwose tube tuyihoreye. Ndabizi kuri mukuru n'umuke wanambyara be. Aho wanambyara. Ukanankuza ukanyura. Njye se mbyara, njye nago mbyara abantu bangana gutya. Njye zo mbaraga nazibonara. Ariko reba no mukobwa kumwangana. Cyakoza da ngana ubundi uko abantu bagushaka. Mu kwa 3. Mu kwa 3. Shashe mu gihe kinini kabisa. Amezi 5. Wabagahese. Canibera mu rugo. Mu rugo? Akazi karabuze. Karabuze kandi uvuye muri shooting. Ariko se. Ayisha Emmanuel. Square uri kumbwira. Square ari kumbwira sira. Wari uri kumbwira ngo uvuga ngo ahubwo ngiye muri shooting ukavuga ngo mvuye muri shooting. None se umbwiye ngo iki? Mvuye mu kazi. Ngo uvuye mu kazi. Ese akazi kose ni shooting. Okay. Even the silence talks louder. Yeah. Mo guceceka birasakuza. Cyane. Ariko ni byiza kuba uvuye mu kazi. Nakaye. Ako se wa muntu wambori ubu nimba mvuye mu kiyede ni ngombwa ngo mbe mentioning. Kandi ubimentation inje. Ihe ntago mvuye mu kiyede ariko akazi mvuyemo ntaho gahuriye na sinema. Naho gahuriye na sinema. Nari ngize amatsiko yo kukamenya ariko reka mbireke twigire muri sinema. Amakuru ya sinema. Amakuru ni meza urebye. Imyaka ingaho maze muri sinema. Umwaka. Bose. Ari legend. Byo rero ya film umaze gukina. Ariko se mana yanjye. Film umaze gukina. Jewe I beg singa abantu bari kutureba. Twahuriye muri film imwe sibyo? Ariko umaze kumpa link zirenga 4. Heka turebera. Sura nenye gusa na 15. Nenye. 15. Iyo 15. Zehe movies ubwo zigera. Harimo The Message, harimo Ibanga, harimo Michi Films, uko hagiye harimo du story dutandukanye ariko kuri channel imwe. Harimo Housekeeper, harimo Teta Series, harimo
hari niyo nigeze gukinamo yitwa Vanilla I think nabamenya nayo ikinyemo wa se nimwe ariko nibyera narindi wari uhari really kanumva inde yihera hari n'indi ndi gukina yitwa The Sisters Big Mind nakinyemo Masezerano simaze ku 10 akuru umusitari na bene wa guys I'm sitting with a big girl a famous one twahuriye n'ayandi twahuriye mu givuga nta kibazo bireme aya tubyihoreye nta kintu nahuriyemo nayo kidagira izina I swear to God ubwo ibyo ngibyo ni ibyo twahuriye ni muri filime gusa twabamenye oyari n'ahandi twahuriye muri shooting nuko ntibuka ahubwo ndi izina ry'iyo muri ntago nayo kirinye musozi ko naje gukora ku matarasi yari men noneho wa danger my peoples yigira nayo ngiye kuvuga iby'abandi ahandi sinsuhuriza basi abantu babwire ko nabakunda ndabasuhuje abari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda Burundi Uganda Tanzania n'ahandi hose amahoro y'ibana hano namwe kubakanga abantu banjye kandi ndanabakunda we mukomeze mukore subscribe kuri Hub nanjye cyo kibazo mfite nagari kuri Hub Simbi Sabrine ongera bivuge neza amazina yanjye nitwa Simbi Sabrine ndi umukinnyi w'amafilme ndi umunyarwandakazi mwiza yose wakongeye undi umunyarwandakazi usobanura umuco nyarwanda tangiye kunuka ngo nyine isurura urara ngo itabe cyo gushora nje numva ngo ababyeyi iyo bamaze kubyara hari igikoma bahango kinukurira cy'amasaka atavangiye umukobwa arakuze intukurira amasaka atavangiye nta kigori nta niyo namwe ushaka ari yo nkwe pe akubo abantu batubona ari nge na Sabrine ninde ufite itotora batubwire muri comment barabona ari nde ufite itoto nge mfite itoto nanjye mfite irende ese irende urizanye gute kandi mfite itoto mfite irende rekane n'iby'itoto by the way wakoze kwitabira kwakira ubutumire umukobwa nta cyizere twakugiriye ahubwo twagize amahirwe uraza uriya gufatisha uyu mukobwa mw'abantu atari bareke kubabeshya ngewe unshaka wese arambona akubona bigenze bite gasita n'ibiki icy'ingenzi ni ikintu mpamagariye nimba gifite akamaro kabone niba nabona ari bugibonemo inyungu ariko gifite akamaro ngiye ndahari ariko niba kidafite akamaro kumbwira ngo tujye mu mbari ntabwo mpari ese abantu bavuga imbari asanzwe arujya ntabwo navuze ko ntakajyamo please ntabwo navuze ko ntakajyamo sibyo ntabwo aribyo navuze icyo navuze ni hari umuntu ushobora kuguhamagara akagushyiraho pressure Simbi ndagushaka akavuga ibigambo agahurutura wamugeraho ati rero nashaka tujyane mu mbaba ndi kunywa gacupa none se biramutse urumva ari nk'umuntu wakubonye kuri channel cyangwa muri movie runaka akabwira ati gano tujyane kunywa gacupa ikibazo nta nubwo nywa inzoga agacupa se ni inzoga you people agacupa ni inzoga never agacupa ni inzoga sira agacupa harimo fanta panashi nta nubwo nzoga isa Metron ya Skol inanditse Israel boy oyas yanditse Israel boy uri turagusuhuje ariko we nanjye hari inzoga ya Skol nabonye Israel mbonye ariko kwamamaza nimba ari inzoga nimba ari ntago ari inzoga nka fanta SBR this Israel mbonye nyine anditse SBR baramubeshyira Israel mbonyi ntago ari we ahubwo handitseho abbreviation y'ikintu tutazi SBL Skol numiwe by the way urumva igisobanuro cy'agacupa ariko n'amazi yaza mu gacupa nsonye ndashaka nsobanura gute umuntu atagubya atigwe no nkugurira agacupa urabona akankwereke nshobora kuba ndi mu kazi ukampamagara sibyo noneho we ukanshyira kuri pressure
ndagushaka ntambwiye n'icyo nshakira kandi ndi mu kazi wenda kamfitiye inyungu nahajya ati ushaka ko tujyana kunywa agacupa ibyo byonyine yo arahiye zo habahiye nafashe yanjye siga akazi kanjye cyangwa se nk'uwo munsi nirengagiza akazi kanjye marubizi ko ari umuntu ukubwira ngo tugende nkugurira agacupa afite n'ikintu ashaka kukuganiriza wenda atashatse kukubwira kuri telefone I know nyine icyo gihe uhageze ntabwo wamutera ibigambo ariko nyine birakubabaza next time iyo aguhamagaye wenda bitewe n'ikiganiro mwagiranye ako kanya gishobora gutuma wenda next time aguhamagaye waza ariko nanone icyo kiganiro gishobora gutuma nanone next time utaza ikiganiro cyo kuri telefone mwahuriyeho ari agacupa aho twahuriye ikiganiro nk'ukubwanya ngo urampamagaye ngahe nshaka ko tuganira ukangira haza wenda nzi ko is a thing which is important arujye kumbwira nahagera ukambwira ibintu bidafite agaciro ni nk'igiki umuntu yakubwira kidafite agaciro wenda tisimbi ndi umufana wawe ndagukunda najya dusangire nifuzaga kukubona yerere ese abantu nta gaciro gifite ntabwo ari kuvuga ngo nta gaciro gifite ahubwo umwanya wankuyemo ushobora kuba wambwiye ngo nsiga akazi kanjye ni ikintu cy'ingenzi kandi ako kazi kari bumpe amafaranga ari bungaburire cyangwa kangirira akandi kamaro oya nta mpamvu yo guha burangiye I believe ko nta mpamvu yo guha umuntu umwanya mu gihe uri mu kazi ahubwo umuha mu gihe uri free biterwa na fresh yawe rero uri free ntabwo umuntu mwahora ngo akugura agacupa ndi free ho naza rwose ntakanywa nkanarya byose you people bakunda isimbi ari free ndi free pe ababwiye ko most of the time yirirwa aryamye means uri free bagutema agacupa ntabwo wambona kuki batako ibaze umuntu ugira akazi kwa gatatu gusa nyine nuko ubukene bumeze nabi muri iyi minsi ku buryo ugira akazi kwa gatatu gusa umunsi umwe mu cyumweru ahubwo waranakize ndanakize se amafaranga bamembura yazi ibaze umuntu ukora rimwe mu cyumweru ukabusa gutya abanza gutya ni imigisha y'Imana ariko se ninda kubwiye ko imigisha y'Imana izikidropinga gutyo ari ukuntu uri kumva hari ukuntu Imana iguha ikigeragezo ibizi neza kuzagicamo hari n'ukuntu Imana iguha ikintu kugira ngo kikugirire umumaro nk'ubu hanjye hari umuntu uri kundeba hari imbere ya kamera cyangwa se duhurira no mu nzira aturiya mwana yagezeyo mwana kwa minisitiri ntabwo wagezeyo oya mbwiza ukuri ntabwo wagezeyo nabwo se ndi bwatere n'utambwe ngemba mbona warageze uzansure ntaribi ndagutumiye nzagusura mu rugo mbara n'ababyeyi baye ngutegurira abasore batinya oya hari umusore ubwira ngo uzansure ati suba hehe ati mba mu rugo ubana nande ubana na mama ati ntabwo nahazi njye nahazi ese si ukugusura nyine karibu hari abasore ariko abasore njya mbagaya abasore mbwira ati ngwino usure yanjye aravuga ntabwo ngenza mu rugo rurimo ababyeyi kukiza harya abo babyeyi ni ibisimba uwo musore aba ashaka iki ubwo abashaka jigijigi ese bikita bashaka tsetse bucece jigijigi ni iki hayi twakubonye ko waje ngo duteke boss mukuru araje waramutse ari ko wabyutse turakaye uranyiyamye azanye iki babuja so by the rata twibwirire ngo iki ngo wamugira iki ngari umuhungu ubushaka jigijigi ni biki sibyo mujye muri comment rata mutubwire ndabizi ko mubizi abantu mubizi ndabasuhuje sheri wangu jigijigi ni biki jigijigi ni biki sira jigijigi ni biki ibyo tuba tubyibereye oya nta jigijigi ni biki so people in the comment to be honest jigijigi ni biki meaning of jigijigi ntabyo nzi by the way twisimbukire hano windunguruka ariko hano mfite questions ziri very quick twamara gukora izo questions
then tugakina game nziza cyane urumirwa ariko koko ushaka kwibariza ibibazo bijyanye na sinema nyine banza uduhe experience ya daily life yawe y'umunsi wo kuri shooting bimeze gute daily life iyo ntari imbere ya kamera ndi muri telefone se cyangwa ndi kuganira n'abantu kuri ntuze kuri seti haba hari abantu batandukanye abakuru abato bose ariko iyo bari kumwe bari kuganira ntabwo amenya ngo uyu ni mukuru cyangwa uyu ni mutoya muhuza ibiganiro nyine yaba ari ukugira inama akayikugira yaba ari ukuyobya akakuyobya wakemera kuyoboka yobeka kuri seti haba abantu bayobya nyaze barakuyobya bya nyabyo koko ibyo tuba tubyihoreye abantu mubizi mutubwira muri komenti ntago babizi ntago oya wowe ivuga ikintu igisobanuro hari ukuntu ushobora kuba uri kumwe n'umuntu wenda n'umukobwa mugenzi wawe n'umuhungu mugenzi wawe ugati ngiye kugira ngo mbeho nkora kino rimwe na rimwe ari kugushuka nkora kino kugira ngo mbeho ukajya we kanaka nimba akora kino why not me ntagikora ukajyaho nawe ugahinda ejo bundi bikakuviramo ingaruka ibintu ari kuvuga sinzi ibintu ari kuvuga ariko ndi gupfa kubigerageza kubyumva ngo ejo bundi bikakugiraho ingaruka ibintu aba bakuyobeje se uya reka nkwereka nk'urugero nko muri segonderi hari igihe umwana aba yambara urukweto rwiza rugezweho baga ni nziza ahora yogosha ariko cyangwa yaza kuri moto agataha kuri moto uvuga ati njyewe mfite abagabo babikora babyitaho nawe urabyumva ni muri izo sansi ndabyumva ni muri izo sansi niki cyatumye ujya muri filime icya mbere ndabikunda ni ibintu niyumvamo kandi icya kabiri ni uko ari ibintu numva ko byangirira umumaro runaka kandi nabikora nk'akazi kakantunga icya gatatu ni uko nyine mu buzima bwa buri munsi hari ibintu umuntu acamo bikamuhatiriza kubisangiza abandi nanjye rero mu minsi iri imbere ntibizabatungure mubona mvuze ngo na isi Sabrina yakoze filime benshi bakoza bari kuba ari true story yanjye cyangwa se ari y'undi muntu nabonye ufite ama true story yatumye nawe uri interested no kuyatanga ngira uburyo uhuza cyangwa uburyo muve ubusobanuro uburyo nyine criticism sinzi ni uri kuyumva na negatives z'amagambo y'abantu nyuma ya kamera uburyo byakira uhuza ibyo ukorera imbere ya kamera n'ibyo ukorera inyuma ya comments wakira wenda zaba ziri negative cyangwa ziri positive uzakira gute iyo ari comment ziri negative somehow zintera gukora cyane wenda kuri cya kintu bavuzeho negative next time nkagikosora then iyo ziri positive nyine iyo umuntu ari kukubwira ikintu cyiza utanamuzi somehow wiyumva nko like you are amazing koze nyine ni umuntu utakuzi ntakuzi ntazi aho uturuka ntazi uko ubayeho akubonye kuri kamera nyine akwiyumvishije amara gukunza then nazo ziguhereza imbaraga zo kuvuga ati this time nimba uyu muntu ambwiye amagambo ameze gutya next time nkoze ikindi kintu cyiza kimuhereza isomo bitewe na nyine niba baguhaye character yatinda nk'uko bayiguhaye kugira ngo wa muntu yongera yibone yumve muri we abyishimiye kandi bimugirire n'umumaro bitewe n'ibindi. Ni iyihe scene wakinnye mu rugo bigateza ikibazo? Ntayo. Ni iyihe scene bisa byibura wakinnye kumva nawe uri interested yo kuba uyikinnye? Reka nkubwire nyine hari filime nakinnye namo ndi indaya. Ukina muri indaya? Ariko ntirasohoka. No. The horse nyine movie yose nayikinnye ndi umusinzi nihorera muri swingi kandi abandi sinywa inzoga nihorera muri swingi ngaho nahuye n'abagabo bangahe mu buriri batandukanye. Okay, wahuye n'abagabo batandukanye mu buriri imbere ya ni filime ariko muri filime. Okay. Yeah.
ikibazo gikurikira cyane niyihe character inspiring aka kanya uvuga ati iyi character ndayikunda ku buryo ndamutse aba ariyo muhora nkina byanzamurira izina yo gukina ndi like hari filime nakinye yitwa Housekeeper uri kumva nayikinniyemo ndi umukobwa utuje kuko nayikinnye ndi umunyeshuri ndi umukobwa utuje tubana n'umukozi wo mu rugo w'umuhungu then umutipe twakoreshaga abakobwa nyine ngewe na kazini wanjye niwe twabanaga twese turamukunda noneho tumaze kumukunda kazini wanjye amaze kubona ko mukunda ashaka kumukoresha ibintu bibi akamuharasimetinga akaza mu rugo akamubwira ati genda uzane amazi unyoze ibirenge akaza mu rugo akamutura umujinya nyine bigatuma ndwana nyine kurwanirira ishyaka ndwanirira ikintu cy'ukuri hazamo no gukina hazamo n'umukobwa w'umushuti wanjye ashaka kungurisha ku banyamahanga ngo turyamane nkabyanga nkabakanyira nkabwira ati ntabwo bishoboka nyine gukina fola negativite y'urubyiruko rw'ubu ngubu ibintu bacamo ugasanga ni mu mukobwa mwati rero haje umudiyasipora wagenda ukaryamana akakwira ibifaranga ni igisaza bimeze bityo na bityo ese ibyo bintu ubona ubundi bikwiye cyangwa ntabwo bikwiye nyine gukora ibintu biri negativite n'urubyiruko rw'uyu munsi izo se niyo nze kinnye biranshimisha biragushimisha ngoho ikibazo cya nyuma kibazo nyibaze icyo kibazo kandi mu bibazo byose nakubajije cyo gitandukanye n'ibindi byose ukibaze unakidusubiza nicyo kibazo nanjye ubwo mfite nicyo kibazo ufite ikibazo cya nyuma akibaze kandi anakisubiza ikibazo wumva ko wakibaza nawe ukataka iki kibazo ndakisubije kandi ikibazo nakumva nakibaza nkumva nkanakisubiza nakibaza nti Sabri ufite umukunzi yego ndamufite Simse nisubiza se sambwe ngo narakisubize Sabri ufite umukunzi yego ndamufite hari ikindi warumbwiye ngo ufite boyfriend truly since when ngo kuri single who says that since 2 years none so mu boyfriend y'imyaka 2 amaze icyo atakurongora ngo agushyire mu rugo shanda cyari muto bababwiye imyaka ze byibura ndacyari muri 10 ibaza umuntu ufite uburenganzira bwo gusohoka iwabo akajya mu ryajambo yavuze ngo imbari ndacyari muri 10 by the way welcome to my game kubyukanye morale beta ndakwisha bageze amahirwe tugiye kurisha isimbi gikakaruwamba so ibintu bifungura gute bigiye gukina n'ibi bikombe n'amata ngushyiremo amata god damn ashyira ibyawe nanjye ibintu byo kuzana ibikakarubamba so ninde utangira n'ikibazo ni wowe tangira ni njyewe utangira mbwira uturere tugize igihugu cy'u Rwanda nibyara ikibazo kimbwire ikibazo nyikubwire intara y'amajyepfo igizwe n'uturere tungahe intara y'amajyepfo intara y'amajyepfo arya intara y'amajyepfo ubundi mbwira intara imwe basi nkopeza intara imwe ndahita mbikubwira intara imwe kamita nk'uranganya umujyi wa Kigali amajyepfo amajyaruguru uburasirazuba n'uburengerazuba umujyi wa Kigali okay ifite harimo Muhanga oya nkubajije umubare ntabwo ubajije uturere atsinzwe ariko kinza n'ibihana akaba ari njye
tujyaho ikibazo iravuba tego mutindi ushoboka na nyiraho siko ndi bukorohere ukuntu ngiye kubirya ariko umuntu yemerewe kunywa amata mu gihe amaze gushuna sigaye mahoro ntabwo ari bukugire ubusura bibira ngo wetonya paka nkwaje ikibazo twagiye we mbwira umukuru w'igihugu wa Zimbabwe Kenya bakumbajije ikibazo yariyera ngambwira ukumva itariki y'amavuko yanjye hajemo ubugome isimbi ko bavuze ko tutaziranye cyane itariki ariko ntacyo nanjye mfite ikibazo kankubeje mbwira umuyobozi minisitiri w'igihugu cy'u Rwanda mushasha uraho utararya igikakarubamba siko meze babara mu nda we igikakarubamba ni umuti ndapfuye we bunda ariko flaking haguruka ebi naho zarabinywaza ngira ikibazo I used to eat nikuko ndumva ndakuruka harabura ikibazo kimwe mbere yo kurya igikakarubamba usigaranye ikibazo kimwe usigaranye bibiri sibyara mubajije bingahe 3 ambajije bibiri sibyo nanjye mubajije ni kimwe ya ikibazo cyawe kimwe Amazina cyo ndi kukuba Minisita w'igihugu ngende kukubaza ibibazo byoroshye sinde kubaza ibibazo byoroshye Nawuzi nge ntawe ndi budi gutekereza ikibazo ndi kukubaza shit nukunda ndakuka biriseri mama biriseri cyangwa baguha amazi wenda mari amazi usiganye ikibazo kimwe tukata dusoza ntacyo ngugire faveur mbaza kimwe Simbi ndamwanga no kuri set arabizi no mpamvu nazanye igikakarubamba yanyiyemeyeho afite boyfriend nta mikiro twe dukorera abagore benshi last question basi njya mu miyaga no ndumva ndenda kuruka ibyo mu ndabenda kuvoma tumushyiremo imiyaga so guys ambaze asa kuki ushaka mushyiramo imiyaga wakambaza ikibazo kugira ngo njye bino bintu turagora njya kubirya So my people, this was a game, a brilliant game. Ako ibaze gufata igikakarubamba we. Shinjeza ariko nihangaye. So by the way, ahantu twari turi bahita Golden Gala. Ni heza cyane. Man, jardin ndimo muyibonye. Mwayikunda.
bafite swimming pool, bafite gym ku bantu bakunda gukora siporo, bafite sale, bafite jardin nini wakoreramo wedding, bafite sauna massage, nababwiye ko banafite gym, bafite ibintu byinshi byiza man. Baba hano hafi no ku Muyange muri Kicukiro. Wifuza kuba visitinga turaza kubashyiraho nimero muri description. So by the way, ku bantu badukunda kutureba, thank you a lot, you mean a lot to us. Hozi ari nyuma ya kamera, aje mukanya urumva asanga ngo ndi kumwe n'umukobwa akajya yirebesha ariko murishije igikakarubamba arishima. My people, this was one. By the way, thank you a lot. Keep sharing, subscribing, comments. Kandi, we love you so much.